ari ikibazo cya content nabyo biri muri part ya comedy buri ngiye nakubeshe hari n'ubwo abantu bavuga gutyo ngewe akenshi umuntu umuvugaho yabinsabye niyo n'ikibazo nta n'uwo turagirana ikibazo kuko yabinsabye ngewe mukoreho brag muri introduction haba harimo nk'igikorwa cye runaka afite muri iyo minsi nshatse nkagipromotinga noneho Oyese reka ngisuze kandi mwifuriza ibihe byiza wowe ukunda kandi ugakurikira ibiganiro dukora gatanu kuri gatanu wowe wahisemo kudukurikira kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi turi uyu munsi wa none wowe ureba ibiganiro byacu kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma wara muri abantu b'abagabo cyane asayuti kabisa reka nkubwire nti wowe wakoze subscribe kandi uri umuntu w'umugabo cyane nagutira n'indi sari rya kabiri nuko wowe utarayikora this is your time this is stories magazine Rwanda njye nitwa Eme Confiance as niyo mini njye tubana muri content zigiye zitandukanye like a trending news like an cover talent ndetse na show business muri rusange nkuko mubizi tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu uyu munsi wa none rero twagiye muri Camp Kigali twagiye mu gitaramo cya Gens Comedy murabizi yuko ari igitaramo gikundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye especially nyine abantu baba Gen Z abantu bakiri batoya baba Gen ariko kandi n'abantu bakuru bakaba bakunda kugikurikira umunsi ku munsi kuko like if you want to having fun ushobora kuba wajyayo nibishaka guseka nibishaka kwishima nibishaka kugabanya depression yawe ni haho hantu ushobora kuba wajya kandi ukishima ukaba wamera neza cyane uyu munsi rero twatembereyeyo tukajya kureba byinshi bigiye bitandukanye tukaba dushaka kuganira n'abanyarwenya bagiye batandukanye ariko kandi birandukundira turaza kuganira n'abandi bantu baba baje muri kino gitaramo like haba hari aba celebrities bagiye batandukanye turaza kuganira nabo haba hari n'abandi bantu baba baje having a fun nabo dushaka kuba twaganira nabo ikindi nakubwira ni iki ngiki rero uyu munsi reka tuze kubana nawe kandi tuze kugushimisha binyuze mu biganiro tuza kujyana n'abanyarwenya bagiye batandukanye hari ubuzima bwabo hari brag batera ariko kandi usanga inshuro nyinshi batabasha ku expressinga bwa buzima bwabo kuko most of the time baba bagaragaza za mpano zabo ariko se n'iryari baza kuri kamera bakaganira bwa buzima bwabo like ugasanga umuntu aramukunda aragusetsa ukunda guhavinga fan iri kumureba ariko ntuzi story behind yizo stories zinda gutera cyangwa se yizo brag gutera niyo mpamvu rero tuzanga kugira ngo tugane nabo bagiye batandukanye twumve n'ama ideas yabo behind yizo brag baba batera twumve n'ibintu bigiye bitandukanye baba bari gutekereza ese baragana hehe cyangwa se bafite nombero ese kubera iki byo bakora babikora muri ubwo buryo ese kubera iki arizo style bahitamo gukoramo ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuba tugenda turibaho as I told you this is Stories Magazine Rwanda as you know me my name is Eme Confiance reka tubane gatanu kuri gatanu ubundi nibigukundira cyangwa se nibikuryohera ujye muri comment utwandikire ikindi kandi ukore subscribe kugira ngo tube sure yuko ibyo dukora ubikunda urakoze cyane gukora subscribe God bless you ariko na kandi mutarayikora this is your time this is Stories Magazine Rwanda my name is Eme Confiance as you know me reka tubane gatanu kuri gatanu I'm coming back stay on touch and stay entertained. Oye reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza wowe ukunda kandi ugakurikira ibyo dukora gatanu kuri gatanu ni mwebwe mu dutera imbaraga zo kugira ngo ibyo dukora turusheho kubinoza kandi turusheho kuba quality nziza mudukurikira mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye mu gihugu hanze yacyo ndetse no ku migabane igiye itandukanye ngiyi ni Stories Magazine Eme Confiance niwe muri kumwe gatanu kuri gatanu ninjye tubana muri content zigiye zitandukanye uyu munsi rero twagiye muri Camp Kigali aho twagiye muri Gens Comedy uyu munsi wa none twahuye n'umunyarwenya Muhinde cyangwa se Muhinde mugufi nawe tugiye kuganira kano kanya kugira ngo atubwire bimwe muri bikeya kandi bimwe mu by'ingenzi ukeneye kumva uyu munsi wa none Muhinde ndakwakiriye murakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye nanjye murakoze kunyakira mais fresh merci beaucoup agasuti nakwe kwa Uno Fashion ugomba kunyuzanyuzamo ariko ku makote ni kwa Uno gusa Dani niwe Uno Fashion merci beaucoup cyane yewe byo nashaka gukurura attention mbere yuko mvuga cyane kuko nago basanzwe bari inziyo nashaka nyine kugusa nkaho mbatungura nuvuga ngo ubugufi ushobora kuba maze nka show enye zeruka naravugaho ahubwo nakumvishe ntabwo heruka oya nuko ndi kuzitegurira one man show yazo
mfite one man show y'isaha nzazikoramo kuko n'ubundi abantu bankunda nizo bakunda nano barazikunda nta munsi n'umwe yigeze nzikora ngo nibaziseke ahubwo wenda kuri YouTube uwo muntu ubutaje niwe nawe arazireba agaseka ariko comment ye akayishyiraho nyine umuntu avuga ukuntu abyumva aho ikintu kiba gihari twe duperformingira abantu babaje hano na kenshi buriya haba hari uburyo batanga request y'ikintu umuntu ashobora kuvugaho njye nibyo bintu bansaba gusa kenshi rero nahisemo noneho mbikorere one man show yabyo noneho nongere mbe nk'uko nari meze mbere mbe navuga ku bintu byose yego ego nta kandi kazi ngira kandi amafaranga nkuramo niyo amfasha ndiego ndacyagenda cyaba mu rugo ndacyari umunyeshuri byose ariko university genda yishyurira nyine mu byo mvanyemo muri comedy hano muri Gen Z hanze yawe ngewe nkunda comedy night nigira kuri Babu Joe muri comedy night cyane na Michael Sengazi icyumweru kiba gihagije apa nimwe set yose biterwa nuko audience ubona iri kubyakira iyo ubona babikunze cyane ntabwo ubaha byinshi ubaha bike ukigendera ni experience ni akazi katagenda ni nkuko nawe izi footage wazifata hano bikagenda fresh wagerayo zose zagize ni ibintu bisanzwe tu ntabwo ari ikibazo cya content nabyo biri muri part ya comedy buri ngiye nakubeshe hari n'ubwo abantu bavuga gutyo ngewe akenshi umuntu umuvugaho yabinsabye ni ikibazo nta n'uwo turagirana ikibazo kuko yabinsabye ngewe mukoreho brag muri introduction haba harimo nk'igikorwa cye runaka afite muri iyo minsi nshatse nkagipromotinga noneho bagomba gusoza nyine baseka kuko ntabwo naje kwamamaza rero nuko abantu babifata gutyo aho twe tuba turi mu kazi ba nyir'ubwite nta kibazo babigiraho ariko nyine usibye ko n'abantu batanyurwa ngwaye nk'urugero ngewe nyine nabikoze nshaka kubareba uko babifata nakoze nyine ngewe nagendeye kunoza kuri comment zabo natangiye nkora brag zisanzwe noneho nkoze rimwe brag z'ubugufi barazikunda cyane bambwira ati kora ibi bintu zikoze cyane barambwira ati bugufi wapi ibi nibyo akora gusa ndabahindurira nkora improvise ku bantu gutyo baravuga ati ariko mwebwe muvuga abantu cyane none hari igihe twavuga ibiti nabyo bikarekrama rero nyine icyo comedy niko imeze urirekura ukavuga mu gihe ikintu uvuze nta kibazo kikirimo kuko hanze ho haba nka show zo kurostinga gusa Kevin hatakaza akarostinga umuntu baba bateguye undi ukurikiyeho nawe akaza ba Chris Rock bose nyine bumva ko ari ukurostinga nyine biri muri part ya comedy ibyo biboro ikintu kihari nuko batarabyumva nitwe dufite akazi ko kubibumvisha ariko nizo brag z'ibiti niba bazishaka tuzaba kubita ibiti nta kibazo wapi kabisa nta kibazo habe n'abashuti banjye naho kama yaje muri Gens kubera njye aza muri Meet Me Tonight waguye imodoka byose aba yabinsabye inyinshi tunazitegura turi kumwe
akambwira ati kora gutya ngiye nshaka kumpromotingira iyi channel niba ngiye kuvuga Chita abaye atari ku Chita muri no minsi afite project yitwa Queen of Chita iri kuri YouTube tayari ubwo message ndayitambukije urayumvishe hahita mvuga ati ndi kuyireba ari kuvuga arimo n'umugore we umugore bamwita Sunshine barasetse bazajya kureba koko ko ari byo Jemba ndi mu kazi na advertisement uba wishyuwe cyangwa no umuntu bagusabye gusa just for free hari aho bishyura ariko njyewe ku giti cyanjye nawe nishyuza ndagufasha nkuko nawe wamfasha merci beaucoup monsieur comment tu vois je suis très bien d'accord oui wasetse cyangwa ntabwo gusetse iva nta gifaransa ntabwo kavuze hariko okay the outfit akora very small very small naga kweto kaba nago pana uno fashion akorera hirya yanyu gato dure ku modoka ntago nayizanye ariko yanjye ikoresha fingerprint ayigende muhinde reka tuvuge business cyangwa se tuvuge urwenya muri business uyu munsi wa none navuga yuko biroroshye kuba umuntu yaba approaching akavuga ati muhinde ashaka kuba yanyemaniza ibikorwa byanjye urugero biroroshye cyane binabaho nk'ubu nanjye arabo tujya dukorana bacuruza amamashini bitwa Tech Heaven bakorera mu mujyi n'abandi bumva bari tayari baza tugakora nta kibazo mu gihe umaze uri mu rwenya gahunda yawe ni iyihe like umurongo ufite twavuga uganamo n'uwuhe umurongo mfite nuko gusa oya ntabwo ndi muri comedy tayari ubu ndi kuri Dumu TV presenter ku ishusho ubuntu TV kuri ku ishusho kandi nize kuri show ndi kuri Dumu TV presenter numva mfite ibintu byinshi ku ishusho bungu busigara umunyamakuru mfite ikiganiro cyanjye kuko byari bigiye kujyana n'ikibazo na room yego byari bigiye kujyana n'ikibazo nengeye kukubaza uwo nguwo ugiye kuri stage ya umushumba yatangiye podcast ubwo nicyo kintu ngiye kubaza ni wowe nta kantu uteganya ko ku ruhande like podcast nanjye birahari nuko nari ndi gufokasinga kuri ibyo cyane ko iyo ya TV nayo bikeneye umwanya ubwo ngomba kugenda nshaka ukuntu mbihuzahuza n'ibindi gake gake yego gutegura urwenya kuri Sabe ugatera brag nkiriya yo twavuga ko nayo yagufasha icyumweru iriya oya ntago brag ariyo igufata icyumweru nagwa urugero nka set performance yose hari umuntu uzabona iki kiganiro mbere yuko abona performance ni nk'akayi kantu gato ushobora kuba wamutera kari aho ngaho ahantu bahita bamfunga bahita bamana oya muramenye ariko azayirebe azayirebe iyo performance hari abantu bakeneye abanyarwenya mu bukwe hari abantu bakeneye abanyarwenya mu anniversaire n'ibindi birori bitandukanye umuntu ashaka muhinde yamubona gute kuri Instagram usakinze muhinde hariho nimero zanjye mwendeka ngushimira urakoze cyane see you my brother asante brother